nitwa Sibomana Jean Bosco, aba ari njye ukuriye ikigo African Culture Medicine, abamaze imyaka igera kuri 20 nkora umwuga w'ubuvuzi gakondo hano mu gihugu, aba muri ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko ibigendanye n'ubuvuzi gakondo nkaba mbikorera muri mujyi wa Kigali. Ibintu by'ubuvuzi gakondo navuga ko nabyirutse mbikunda, ariko muri uko kubikunda nabibyirukiyemo kuko sogokuru wanjye ari umuvuzi gakondo, ariko nabyutse mfite amatsiko ku bintu bigendanye n'ibimera, kubera ko muri uko gufasha sogokuru wanjye byatumye mbasha kugenda mbona icyiza cy'ubuvuzi gakondo, mbona abantu bavura bakira, bityo nanjye nkura ndi wa mwana ukunze ubuvuzi gakondo. Ariko nyuma yaho aho nje gukurira nza no kubigira umwuga kuko nabonaga yibeshejeho sogokuru wanjye. Ni muri urwo rwego rero mbikora nk'umwuga, kandi nkabikora noneho nk'umuntu abasha gukora ingendo shuri mu bihugu bitandukanye, haba Uganda, Tanzania, Kenya. Nakoze ubushakashatsi bwinshi butandukanye ku buvuzi gakondo, mbasha no kumenya indwara nyinshi zikunze kwibasira abantu, bigatuma ubuzima bwabo bubasha kugenda. Ari nabwo nabashije gukora ubushakashatsi bugendanye n'umuti w'itabi. Umuti w'itabi navuga ko abantu bawunywana n'itabi bakabasha kurireka, kuko ukuraho nikotine, ugakuraho ihamu, ugakuraho irari, ku buryo kwa kunyoterwa, kwa kurishaka umuntu abasha kurihurwa. Ibyo rero nabashije kureba ingaruka nyinshi itabi rigira ku buzima bw'umuntu, ariko nifashije connection cyangwa se internet, niho nakoze ubushakashatsi ndeba ingaruka zibasira abantu banywa itabi, uburyo ribangiza imyanya y'ubuhumekero, uburyo ribangiza ibihaha. Noneho bituma nibaza impamvu abantu batabasha kurireka. Usanga nikotine ni imwe mu bintu bigira imbaraga nyinshi ku buzima bw'umuntu, kuko ya nikotine niyo ituma ahora anyoterwa, ahora arishaka, bityo bituma mbasha gutekereza uburyo navura umuntu. Umuntu nabanje kuvura wa mbere nahereye kuri papa wanjye, niwe wanywaga itabi cyane. Muhaye umuti mbona resultat ndazibonye, bituma mvura n'abandi bantu. Hari urubyiruko nabashije kuvura narwo rwahise rureka iyo tabi. Uyu muti akaba ari umuti uwunywana n'itabi, ukawunywana n'amazi, kubera ko aya mazi y'umugezi abasha gukuraho ya nikotine igihe uri kunywa uyu muti. Uyu muti kuva nk'uvumbuye cyangwa nkoze ubushakashatsi navuga ko hashize imyaka 7, bityo bikaba abantu benshi, haba ari abatuye muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa abatuye mu ntara, bituma babasha kuza kuwugura. Twagiye twitabira n'ama-expo agiye atandukanye hano mu mujyi wa Kigali, hano za Gikondo. Hari n'ama-expo twagiyemo mu turere dutandukanye, haba za Huye, haba mu mujyi w'Amajyaruguru, n'ahandi twagiye mu burasirazuba, za Kayonza, za Rwamagana. Ikindi nabashije no kwitabira imurikagurisha ryo mu gihugu cy'Ubugande, aho bita muri Rugogwe, Kampala, ku buryo nabashijwe no kubona igikombe cy'uburyo nari namuritse neza, nagize n'abakiriya benshi. Ibyo byatumye mbasha noneho kumva ko ibintu byanjye bifite ireme, bituma mbasha no kubinoza, noneho mbasha no kugenda nkorera ahantu hagaragara, kuko ubundi icyo gihe nakoreraga i Nyamirambo, bituma mbasha kuza gukorera Nyabugogo, mfite branche. Ikindi imiti yanjye abantu benshi bakunze kwitabira, basha kuvura abantu barwaye amibe, kuko twasanze amibe ari imwe mu bintu byibasira abantu, kuko ituma batagira apeti, ntibitume neza. Ikindi igatuma ni umuti usenya kyste d'amibe, ni umuti utuma ubasha kugira apeti, ukituma neza mu nda wagiraga ibibazo byo kugugarirwa, kugira ibibazo by'igifu kidakora neza, kuko amibe igira uruhare mu kuba umuntu yabura apeti n'igifu kikaba kitakora neza, cyangwa se igogora ry'amara. Uyu muti rero abantu benshi bawugura ubasha kubafasha, bigatuma umubiri wabo ukora neza, kuko amibe ni imwe mu bituma umuntu yagira n'ibibazo by'umugongo. Ikindi mbasha kugira imiti nanone ivura abanywa inzoga. Ni umuti ukoreshwa nawo mu masaha 2 wicaye hamwe,
ukawunywera n'inzoga, ugakuraho ihamu, ugakuraho irari ku buryo ukuraho nicotine na alcohol. Hari ukuraho nicotine ariwo uyu, hakaba n'undi ukuraho alcohol ku bantu banywa inzoga zagize chronique. Ikindi nanone mbasha gukora, mbasha kuvura abantu barwaye impyiko. Impyiko nazo byagiye bigaragara ko abantu benshi kubera ikibazo cyo kutanywa amazi, ikibazo cyo kuba bakora imirimo ivunanye, bishobora gutuma abantu barwara impyiko. Rero iyi miti tugenda tuyiha abantu, nk'uyu ni abantu barwaye impyiko, noneho uwo muti utuma impyiko zikora neza. Tukagira n'undi muti abantu barwaye igifu. Igifu iyo kimaze igihe turi mibi ugira ibirungurira, uyu urabafasha ugatuma igogora ry'igifu n'amara rikora neza, ariko bigendana n'igisura, bikagendana n'amakara. Tuyitanga ari 3 ku buryo igifu cyongera kigakora neza. Nk'iki gisura cyo ku bantu bafite n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije, iyo bakunze kugikoresha cyane bituma mu nda yabo hahora ibyuka mu mara bivamo, bigatuma mu nda hakora neza. Ikindi tubasha kuvura ni abapapa bafite ikibazo cy'imisemburo mikeya, kubera ko uko umugabo akura imbaraga ze zigenda ziba nkeya. Uyu muti tuwita Mzee wa Kazi. Ni umuti navuga ko maze imyaka 3 abantu bari kuwukoresha. Uyu muti witwa Mzee wa Kazi n'uyu witwa Kukumanga. Ni imiti igendana. Umugabo uhaye yari afite ikibazo cyo kusikivi, akagicagasa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, bituma abasha guhuza urugwiro neza n'uwo bashakanye, bityo bigatuma mu rugo rwe hahora hari umutekano, nta kibazo gihari, kuko twasanze ko ishingiro ry'urugo iyo habayeho guhuza urugwiro neza n'uwo mwashakanye, nabyo ni bimwe mu byubaka urugo. Ni umuti uvura ifumbi. Ni umuti bita Miracle Nyafurika, kuko nabonye uburyo ukora, hita muhimba izina bita Miracle Nyafurika, kuko nabonaga ari ibitangaza aho umudamu ashobora kugira amavangingo ntayo yagiraga, bityo bigatuma imiti uko ari 2 bituma umudamu rwose nta kibazo yongera gupfa n'umugabo, kuko usanga ko ahanini bituma ingo nyinshi zisenyuka iyo santima zabuze mu rugo. Ikindi uyu muti uvura ifumbi, ugatuma n'amatrompe akora neza, imiyoborantanga. Noneho hakazaho uyu muti bita Ngetwa, ubasha gufasha abantu bafite ibibazo bigendanye n'umutwe, kuri bitotsi, abantu bafite ibibazo by'imitsi bigendana ari 2. Iyi miti afite ibibazo by'imitsi n'umugongo ibasha kumufasha. Hakazaho ibumba nakita Argile. Argile ni umuti ukunzwe cyane muri gihe cya none. Argile rero abamama bakunda no kuribwa mu mihango cyangwa abakobwa bararikoresha. Navuga ko ari umuti nanone uri ku isoko abantu bakunze muri iki gihe cya none, abantu ubasha kubafasha. Check up ni umuti ufasha inyama zo mu nda igihe ufite ibibazo by'ibyuka mu mara, igihe ufite ibibazo by'ama infection mu mara manini, urwara amamoroide, utituma neza, ukunda kugira amaconstipation. Iyi check up abantu benshi bayikoresheje hano mu ivuriro gakondo Nyafurika. Navuga ko ari umuti wabafashije kandi uri gutuma abantu batugana ari benshi. Mu by'ukuri ikiganiro ni ivuriro gakondo, navuga ko ari ihango ry'ubuzima. Ihango ry'ubuzima naje gusanga ko abantu benshi iyo bitaye ku buzima bwabo bashobora kugira amahango meza y'ubuzima. Ihango ry'ubuzima ari igifu, ari amara, ari imyijima, ari imitima, ibyo byose bigomba gusigasirwa, kuko ni amahango y'Imana yaduhaye tugomba kubungabunga umunsi ku munsi, bityo bigatuma bya bimera Imana yashyizemo yabihaye umugisha ngo tubashe kubivuza abantu kandi babashe gukira. Muri urwo rwego rero dukorera uyu mwuga w'ubuvuzi gakondo, kandi tukawukora